ariko ndishuka ko uzongera ukamera. Ubu rero mwakwisekera ntari ababona agatwe kanje gasekeje rwose nimuze kwirimita, muze kwisekera, biremewe. Urumva, my heart I see you. So nyuma y'ibyo rero ndifuza ko munyemerera tugashimana Imana. Peace of mind, how are you? Mushimira Imana. Josiane ndakubona, haguma ubuzima. Fanibu ndakubona, haguma ubuzima cyane. Desire B, Mr. Romantic, I see you. So Imana yarandinze. Hari abantu rero nshaka gushimira, abantu mwese mwansengeye. Yo, Mayanja, my boss been calling for a few days now. I hope we get to talk. I hope you are okay. Yo, Mayanja, my brother, champion Mayanja, mwana kabiri toli mukulaba kabiri accident yakatwala mwana ali mubizibu mwana naye kati nakomyewo bro. So sorry man, so sorry for not picking your calls man. I was ups and down man. Naye choino manya Mayanja big energy. You know how we do it. We are big energy, brother. We are still alive. Mayanja pandemics, we're still alive. Imana yarandinze nubwo imodoka yanjye yangiritse. Ebana ibintu byanjye nyine bisubira inyuma yo, ariko hari umuntu wanditse hano ngo haguma ubuzima. Alikaba wagwana. Thank you so much. Haguma ubuzima kuba nyihumeka ngewe ndabizi ko hari ibyo Imana izankorera. Kuba nyihumeka ndabizi ko hari icyo Imana imbonamo. Kuba nyihumeka ndabizi ko hari icyo Imana yansigarije, kubera ko ndagira ngo mbabwire ko iyo wizeye Imana biriya bintu twakoraga twumva bavuga ngo nta wizeye Imana ngo uzakorwa n'isoni, ngo nta n'umwana w'umuntu wakwizera Imana ngo yikorere amaboko. Nibyo 100%. Imana buriya Imana yibuka imirimo twakoze. Imana irayibuka. Blessed Fafa, Imana yibuka imirimo twakoze. Thank you Blessed Fafa. So abantu mwese rero mwamenye ko nagize impanuka mukansengera, ni ukuri ko Imana yo mu ijuru nciye bugufi kandi mbasabiye umugisha ku Mana, kandi mwarakoze cyane. Ndifuza mugani ndaza gusoza iyi live, ariko ndaza kubaririmbira indirimbo yitwa Gisore cya mbere mu buzima. Don't distress yourself. Gisore cya mbere n'ubuzima. Cya mbere n'ubuzima nino. So ndaza kubaririmbira indirimbo yitwa Suwejo, kubera ko iyi ndirimbo ifite ubuhanuzi. Buri ndirimbo ibumbatiye ubuhanuzi bw'ubuzima bwanjye. Suwejo ibumbatiye ubuhanuzi bw'ubuzima bwanjye. So abantu mwese rero rwose mwansengeye, abantu mwese mwambaye hafi, Imana ibamumugisha. Sinabura no gushimira umuntu witwa Marie Louise, umumama wansengeye cyane. Yewe ibyo reka ndeke kubivuga, gusa mumenye ko Imana irakora, Imana iriho, Imana ni nzima, Imana Yesu arakora. Mu izina Yesu harimo imbaraga, mu izina Yesu harimo ubushobozi. Kuba mwizera Prophet David, I see you. So munyemerere baririmbire indirimbo yitwa Suwejo, mukanya dusenge dusoze. Bashimire cyane. Nenje kuba kudetinga abantu mwarimu maze iminsi mwarambuze, abantu mwibazaga ahantu nagiye, abantu mutari muzi ibyambayeho. Iminsi yashize nakoze impanuka ikomeye ngera mukuru wanjye, ariko Imana yaraturinze. Ari nayo mpamvu murimo kubona umutwe wanjye nta musatsi wambaye, kubera ko byabaye ngombwa ko umusatsi ugenda. Ariko njye ntabwo ndagenda. Umusatsi waragiye.